Bahinzi mwogahinga mukeza mwe, nimwe musaruro mpamo w'icyo isi ikeneye none. Ariko hari imbogamizi zikunze kuba muri iki gihe, ubwo ikirere ndetse n'ibihe bigenda bihindagurika. Hari ubushobozi butandukanye abantu bagomba gukoresha kugira ngo umusaruro ukomeze kwiyongera. Gusa nanone iyo wiyongeye bishobora gutera ibibazo bikomeye biturutse mu buryo bwakoreshejwe kugira ngo uwo musaruro wiyongere. Wagiye ubona uburyo hari uburyo runaka bukoreshwa ariko bikagira ingaruka kuri ibyo bihingwa ndetse n'abashobora kuba babiriye. Hari igisubizo ngufitiye. Hari ubwikube bw'umusaruro wawe ku buryo bwiza buturutse mu gice cy'ikoranabuhanga ariko cy'umwimerere, aho ibihingwa byawe bishobora kwiyongera ahantu weza gatoni imwe zikaba 5, ariko ntibigire n'ingaruka ku buzima bw'abarya ibyo bintu byaturutse muri bya bihingwa byawe. Igisubizo ni ifumbire y'umwimerere yitwa DI Grow y'icyatsi kibisi. Iyi DI Grow y'icyatsi kibisi ifite na DI Grow itukura, iyikoreshwa ku gice cya 2. Reka uyu mwanya turebere hamwe DI Grow y'icyatsi kibisi uko ishobora kugufasha ku bihingwa byawe ndetse n'ubwiza ntagereranywa bwayo. Nakubwira ko rimwe mu ifumbire cyangwa ariyo fumbire nziza wakenera washyira ku gihingwa cyawe, by'umwihariko mu bihingwa bitandukanye, ikagufasha kuzamura umusaruro kandi itangiza ibidukikije cyangwa se ngo igire ingaruka ku bihingwa bizayikomokaho. DI Grow ni igipimo cyuzuye cy'imyunyungugu nutrients ikimera gikeneye nk'uko umubiri ukeneye ibyo kurya. Ni imbumbe mpamo y'icyo ibihingwa bikeneye, ikaba igisubizo gishyitse ku muhinzi mworozi ushaka kugera ku musaruro wisumbuye. DI Grow ni ifumbire y'umwimerere isukika, isumba izindi kuba nziza, ikurwa mu kimera cyitwa Acadian seaweed. Icyo kimera kigira imyunyungugu macronutrients na micronutrients ikimera gikenera ku bwinshi no mu buke, kandi kikagira n'imisemburo ikenerwa n'ikimera ariyo amacytokinins, amaauxins n'amagibberellins. Iyi fumbire y'umwimerere ya DI Grow y'icyatsi kibisi ifite ibyiza byinshi bitagereranywa ushobora kudasanga ku yindi fumbire iyo ari yo yose. Dore umusaruro mpamo cyangwa se ibyiza bidasanzwe by'iyi fumbire ya DI Grow y'icyatsi kibisi. Ituma habaho imikurire n'imitunganyirize myiza y'ibibabi, igihimba ndetse n'imizi ku gihingwa. Ituma ikimera kitari cyiza kimererwa neza kwa kundi ikimera kiba kidasa neza. Yongerera imizi ubushobozi bwo gukurura ibitunga ikimera kandi kikabizana mu buryo bwisumbuye. Yongera imikorere ya photosynthesis n'imitunganyirize myiza y'ibitunga ikimera. Yongera ubushobozi ku mikurire y'urubuto rw'ikimera kandi n'ubwiza ntagereranywa. Yihutisha imikurire no gukomera kw'ikimera mu buryo budasanzwe. Yongera ubushobozi ikimera mu kurwanya indwara kandi ituma imizi ikomera kandi ikayirinda kubora. Iyi fumbire nanone ya DI Grow y'icyatsi kibisi yongerera ibibabi kuba icyatsi kibisi, ibizwi nka chlorophyll formation. Irwanya kugwa kw'ibibabi bikiri bito no kwangirika kw'ingingo zibimeraho. Ituma ibimera byera neza kandi vuba. Yongera ubushobozi ku miterere n'imimerere y'ubutaka. Igabanya gukoresha ifumbire mvaruganda ku kigero cya 30%. Iyi fumbire ya DI Grow ni igisubizo kuri byose. Yongera nanone igihe cyo guhonika imyaka. Dore akarusho rero, yongera umusaruro kuva kuri 30% kugera kuri 300%. Ushobora kumva ukunze iyi fumbire ya DI Grow y'icyatsi ukaba ushaka n'uburyo ushobora kuyikoresha. Ikigo cyitwa Dynafarm mu Rwanda kigufasha kubona iyi fumbire ya DI Grow. Ariko mbere yaho reka turebere hamwe imikoreshereze y'iyi fumbire ya DI Grow. By'umwihariko reka duhere ku binyamisogwe. Igipimo cya DI Grow muri litiro imwe y'amazi. Mu binyamisogwe igipimo cya DI Grow muri litiro imwe y'amazi ni mililitiro 5. Mu binyampeke ni mililitiro 5. Mu mboga ni mililitiro 5. Mu binyabijumba ni mililitiro 5. Ibiti bitanga imbuto ni mililitiro 7. Umuceri ni mililitiro 5. Mu ndabyo z'umurimbo ni mililitiro 5. Aho ni ku ngano ya litiro imwe y'amazi. Ibitoki ni mililitiro 5.
zivangiwe buri gihe nyuma y'iminsi 30 wifashishije urushinge. Hari icyitonderwa, igipimo gishobora guhindukaho gatoya uko twabivuze hejuru, gusa ikomeza gukora neza nka kwa kundi twabivuze rwose. Diagro yongera umusaruro ndetse n'agaciro k'ibimera, ni nziza kuko idahungabanya ibidukikije. Diagro ni ifumbire y'umwimerere isukika, ikaba ikozwe muri Acadian Seaweeds hakurikijwe formule y'Abanyamerika USA formula. Ibigize Diagro ni ibi bikurikira: ibipimo byuzuye by'imyunyungugu macro na micronutrients, imisemburo y'ama-auxins, cytokinins, gibberellins na acide yitwa humic acid. Ni byiza gukoresha Diagro kandi uzi n'ibyiza byayo. Hari akantu k'ingenzi ugomba kwitondera mu gihe ukoresha Diagro. Ubanza kuyicugusa neza kandi ikoreshwa mu gitondo mbere ya saa 3 za mu gitondo cyangwa ikigoroba nyuma ya saa 11. Icyitonderwa, ntuyikoreshe mu gihe cy'izuba ryinshi cyangwa imvura nyinshi. Hari akandi kantu rero ku borozi. Diagro ku matungo, ushobora kuyifashisha no ku matungo nk'ibiryo byayo cyangwa se mu buryo runaka. Ku matungo, Diagro ituma amatungo agira apeti, ituma amatungo akura vuba, yongera amatungo mu kugira ubudahangarwa bwo kutarwaragurika, yongera umusaruro ndetse n'agaciro k'ibikomoka ku matungo nk'amata, inyama ndetse n'ibiro byayo. Utegereje iki? Koresha Diagro y'icyatsi uyu munsi, uzamura umusaruro w'ubuhinzi bwawe ndetse n'ubworozi. Ku bindi bisobanuro wahamagara 078 167 167 2 cyangwa 072 690 4 2. Diagro, ifumbire mpamo. Wowe muhinzi mworozi ukeneye umusaruro mwiza ukeneye, ikongerera umusaruro kuva kuri 30% kugera kuri 300%.